Yes, reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Clever TV show aho muri hose. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ibarinde. Mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mudukurikira. Ewana, mwarakoze cyane. Imana igikomeza ibahereze umugisha. Bobo ngubu rero nzanye na buryohe wanjye. Hano tugiye kuganira nabanze newe abasuhuza ubundi. Hello guys, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Clever TV show. Nizere ko mumeze neza. Abatameze neza baramera neza, n'ameze nabi ihangane nyagasana agomba kubarinda. Twinifurize n'abakunzi ba Clever TV show Pasika nziza izaba ku cyumweru. Pasika nziza ku bayizihiza. Mwege mutayizihiza muzafatanye n'abayizihiza kugira ngo ibintu bigende fresh. Sibyo rero twiyoganira ukuntu baganiriza nyine muri make ukuntu twamenyanye, ukuntu twahuye. Bongewe twajya tugenda nyine twibukiranya aho ndibage baranyibutsa tunika ko twahuye twari dutuye muri quartier imwe. So duturanye ari umuturanyi wanjye, ariko bitewe nuko ntago yabaga nyine aho nari ntuye, yabaga hanze nanjye mba hanze. Rimwe na rimwe nyine kwakunda abantu baba bari mu buzima, ariko rimwe na rimwe ukabuba hanze y'iwanyu bitewe n'ubuzima bandi n'amashuri urukumva bandi n'utuzi ibintu nk'ibyo. So rero turahura ni igihe cy'Imana, turahura duhurira muri quartier. Icyo gihe ndi kumwe n'umushuti wanjye wita Jizo, arambwira ati ariko rero hari umushuti wanjye wita Maombi. Yambwiye ko nyine hari umushuti wiwe nyine turwaye. Arambwira ati se twagenda nimwe tukajya kumusura, ko nyine byagera nka saa 12 tukajya nko kubita niba ari umushuti wacu urwaye tukajya kumusura. Ndavuga ati nta kibazo, turagenda aho twasanze urwaye uryamye uri mu bitaro wanegekaye. Wari umazemo n'igihe rero nk'iminsi ngahe umeze nabi cyane. Turaganiriza, twaganiye na Maombi cyane, aho twaganiye hari gakeya nuko turigendera. Nuko dutegereza ko bongera gutaha. Ibyo niho twamenyaniye. Icyo gihe bamaze gutaha ko njye ntabwo nari impuza we na Jizo namubonyeho umunsi umwe aje gusura mu rugo. Uriya Maombi yari na mubyara wanjye buriya. Maombi ni mubyara wanjye, ndamusoje ahari muri Norvège. Imana ijye igumya kubarinda n'umuryango wanyu. Noneho niho wari urwashitse icyo gihe narwaraga indwara nyine ituma nyine mba pararize kubera mu nda. Ariko nyine ku buryo nyine nagajya ngagara. Imana ndayishimira ngo narakize sinyongera kurwara. Ariko muri ya ndwara narwaraga dogiteri yarampimaga akabura indwara, nakambwira ati ngo nimara kubyara bizashira. Kuko nk'uko dogiteri yabimbwiraga. Mwese amaze kubyara urakira? Ntabwo nongeye kurwara. Ukabura gusa nabyita gute? Naye ntabwo mbizi. Mbizi buri byabura ari urwaye umugabo. Ntabwo bashaka ko umugabo ntawamenye. Oya, arege nyine umuntu yarwara uburwayi bugatuma nyine bavuga ati icyo gihe nyine twavuye kwa muganga, mbonongera nyine kuko ahantu nyine wabaga bani inshuti zanjye. So ndagenda nyine ngiye kubasura nimugoroba, nsanga nyine uriyo, ariko ntabwo twavuganaga. Nazaga nkicarira gakeya, ubundi ngahita nigendera kuko wapaga uri mu byawe nawe ndi mu byawe nyine. Nuko nibuka ko umunsi umwe sindano nakubonye, umunsi umwe nyine nakubonye muri quartier. Ntabwo nari nzi ko buri unahaba muri quartier, nari nzi ko ahubwo nari nzi ko utuye nk'iyo hepfo ahantu bita za Kayenzi. Bitangire mbwira Jizo, namubwira ati se ndabaze Jizo uriya muntu uramuzi? Ngo ndamuzi ngapa hari
ambwira ati se ko nshaka kuzamuvugisha waza nyine wazamuza nawe wazamumbwiye nyine tukazaganira. So ubwo niho nyine natumye Jiso, niba yarakubwiye niba atarakubwiye ntabwo mbizi. Icyo gihe ndabyibuka Jiso yaraje nicaye hanze njye n'agapinja none araza, amaze kuza asanga twicaye imbere y'umuryango nyine n'agapinja turi kwiterera story. Naraza aricaraho n'akanya gato, ateraho story akanya gato, amaze guteraho story arangije ahita agenda, ahita ambwira ati Ngomani TV yabanje kuzara nawe yaraje ateraho story, yasatse gutera story naraza ateraho story. None nzana agatebe namuzana agataburete araza yicaraho arambwira ateraho story, twateraho story mbere nyine ngo yinjire mu kiganiro abanukuntu zo muri quartier nyine nizo twari turi guteraho. Arangije ahita avuga Ngomani TV ngo tuganire ho gatonya ngo Ngomani ngo gapije amabrani Ngomani ngo wihanganye ngiye kujya afite umwana yita Brian. Ndabwira ndabwo sinzi kutambwira agapinja hari. Arangije arambwira ngo ya nshaka kuza amane ngo tuganira no ku ruhande iminota 2 gusa. Arangije arambwira ngo Ngomani TV ngo kubwira rero mani ngo ni serious, nandika kudakuvuga ngo mani ngo ndi serious. Ndavuga okay ngaho mbwira. Arangije arambwira ngo wabonye ngo wa mutipe ngo twe turi kumwe ngo cyagiye ngo uri kubita ndambwira wowe ngo wanjye Ngomani ngo bitakire ngo batuye hano hepfo Ngomani ntabwo ujye umuntu atambutsa imbere y'iwanyu. Ndambwira ngo ya. Arangije ahita ambwira ati nyine ngo arambwiye Ngomani ngo ngwino ngo ajye kukubwira. Manza kwa ndavuga se bashaka kumbwira iki. Ndavuga ngo yaragumye arampatiriza, ndavuga ngo ya. Arangije ndambwira ati rero genda umubwire nzaza ejo saa 9. Ndangije ndakapinja ahita avuga ngo he araseka. Nagapira guseka iki ngo ngo mbangire ngo barakugushakira iki. ahita kubaza urarega mwari inshuti. Nange ndabwira ati ngo amutipa hariya ngo ndi ngo ujye ukunda kujyana n'umuhungu ngo muremure ngo ukunda gutambuka namba umupira w'umukara. Hari umupira w'umukara akira nyine nakunda kuza no kuza arawunsigira umupira. Arabunye byawo yakuza arawunsigira ujya kuza no muri Amerika. Arawumpaye. Arangije arambwira ngo ngo Clever ngo Clever ndavuga ngo gusa ngo bakunda none wese imagine ko wenda ugiye kunsaba urukundo. Ahita avuga ngo ngakunda ngo n'umukobwa ngo bita Tiva w'inyamishaba. Ndambwira ati ntabwo muzi. Arangije ahita kurabura ako kanya. Ahita ndabura. Ndangije ubu mbakubwiye nyine nk'ejo ndaza. icyo gihe yarambwiye ngo uraza kuza ngo ntiwaza sibyo. Utaje niho nyine naraje none ndakubaza ndakubwira ati se kutaje urambwira ngo niba wari wagiye mu masengesho cyangwa wari wagiye mu masengesho ngo wari mwagiye kurepeta sibyo. Urambwira ariko noneho ngo nzaza kwa gatandatu. Nzaza kwa gatandatu saa 9. Saa 9 saa 8 aho ngaho. Aho ngaho. Icyo gihe nyine ndagenda ndategura. Icyo gihe ndangije ndagenda ariko kwa gatandatu icyo gihe nari bujya no mu masengesho ndayasiba sinajyayo. Icyo gihe naririmbaga tugira amasengesho buri wa gatandatu ya korali. Kandi ubwo abona barabeshi bari ngo geme ari korali. Ariko siko byagenze ngiye kuza shamana Imana igitwarira pe. Icyo gihe wabona barabeshi wari nasi babwira ngo uraje tuganire. Icyo gihe barambwiye ngo Divine ugiye kwitegura kuko asije kujya gusenga none kwitegura ugenda. Babwira ati rero ngiye kwa shangazi Kayenzi ngo ngiye kubasura ngo niyo ngiye ngo ngwingo. Ndangije kubona bajijishije ndakaraba ndambara amasikambara nzamukandi ruguru no kwandagije aho ndabe yavuga ngo rufodoye. Ureko nari ubutamuso
bitankata aho ngaho ndangije kuko hari akayira kabaga nyine hirya kandagije wagendaga gutya wahita ugera kuri geto yanyu ndangije mpitangire nyine nk'ugiye Kayenzi ndazamuka ndazamutse nk'ugiye Kayenzi ndongera ndakata wabanje kugenda urazenguruka usari ukwihisha ndi kandi none ngiye mu rugo ngiye Kayenzi nuse baragukurigiraga bakarakubwiye nuse muri karite n'abantu bari banze babone ngiye kwinjira mu nzu y'abasore Nyataye ndangije ndagenda none mtamubwira ati nze gusanga hakinguye sindinda nakomanga cyo gihe nene byageze nka saa 7 n'igice negetseho n'akayaga kavanga ajya kureba ndangije mitangenda mitansanga araryamye nahise ninje nyine mitamfunga mitansanga araryamye oya kico gihe kubera ko habaga ari ku sabato igihe nabaga ntagiye gusenga mbona baga nyine icyo gihe nabaga niryamiye bikwiyumvira nyine ko nakundaga umuziki ndikumva nka top 10 nka top 10 nyine indirimbo nshasha zasohotse ndikumva ibiganiro nyine by'umuziki gutyo ehwana icyo gihe rero nyine usanga ko nagore nagiye gusenga usanga nyine ndaryamye tu nasanze aryamye turaganira arambwira mutifine naragukunze hari 2016 nakubwiye nyine ko nakubonaga nka nyine tundakwishimira numva twakundana kigenda nakubaza uwo mukobwa ndakubwira se ko bamwe kunda ndakubwira ngo shwe ndagasi ko bamwe kundana atiba ibyo warabimbajije ibyo warabimbajije ndakubwira ati ntabwo tukiri kumwe twaramenyanye ariko ntabwo tukiri kumwe urambwira ngo ubwo ntabwo mugikunda ntabwo mukiri kumwe mwaratandukanye nanjye ndavuga niba mwaratandukanye nta kibazo ndabyemeye nese none ndagukunda uzi ko none nanjye urambaza ngo se ngowe ngo nta muntu mukundana ndakubwira ngo twa turi kumwe mu rukundo afite undi ngo ntabwo turi kumwe arangije avuga ati uhita uvuga izina rye ngo nyine kuko bambwiye ngo murakundana bitavuga ngo nyine byararangiye asigaye akundana n'undi wamukeze nuko nahise mubwira ibyo ngewe impamvu nabikobajije ntago kubera ko nyine iyo ukunda umuntu ntabwo nitaga niba niyo yari kuba nahari ngewe nta nyine nari nzi ko nyine tununyemerera kubera yawe nzamukuramo tu arangije nkimara kumuha urukundo amereza utubizu 3 amereza kahano nakahano kumunda nuko aho turakatinza ubwo urukundo ruratangiye mwana rumaze gutangira ikindi cyakurikiyeho nyine urukundo rwacu nubwo twanarwenjenze cyane nyine nkuko twari tubishaka oya kuko icyo gihe icyumweru gikurikiyeho nyine icyo gihe twaramenyanye ariko icyo gihe ntago hari kuko ntago ari bya ntago twatemberanaga ntago twatangiye gutemberana maze kugirinda naho dusa nkaho twashwanyeho gakeya kubera ko warabimbwiye nsa nkaho nyine nabyumva ahubwo icyo gihe hashize nk'igihe tuza kugusura nyine kugusura n'umwe n'umushuti y'abantu untekera ubugari ariko nyine umva ubugari wari ubugari bwinshi bwuzuye isahani uduhereza agasose gake umva agasosi ariko umva ni nkaho wari washaka kubitwima none icyo gihe nza kumubwira ko mfite inda none amanje kugira ni malaria ndwaye oya warambwiye uri kumva ngo mu nda ngo hari neza akubwira atari ni malaria urwaye uzajye kwa muganga wipimisha nkavuga ariko ngende kumva ntameze neza umubiri mpora nkonje none arebe nkumva nshaka ibiryo umuceri urambwira ati rero wasanga ari malaria urwaye uzagende kwa muganga ariko nabonaga ari malaria urwaye ndangije noneho mbesha mu rugo ngo ndwaye malaria reka njye kwa muganga ndangije njye kwa muganga ngiye kwa muganga njyana n'umukobwa bita Amahoro
nawe yarumva ko mwaje mwarako murazwage no muri mwarepese kaje twaruriye icyo kintu nyuka masika kanyice mahoro nawe yarakeka ko yabatwite none mahoro basanga ni negative nawe ngewe basanga ni positive twese turi imbere y'uwo muntu bamwitaga niba ari Jado waraje icyo ndibuka warambwiye ati ngiye kwipimisha ubwo nimba ndakubwira no tugerayo tugezeyo uwo Jado avango ngo nta bindi mama uje kwipimisha n'icyo umugira avuga utagwe na za sida nose ari umukobwa utarwaye akenshi agiye kwa muganga abari ibintu bibiri bari gukeka yandangije nsanga ndatwite turaraje daranyihanganisha n'amahoro arira baranyihanganisha bose sasa tumuka twareka rungu nubwo nagiye no mu rugo icyo gihe nasore kuri geto nsanga araryamye ndaramututse we ko mundebe ko rero nyanjye bahafi ndaramututse we ngo kumbe ushaka kuntera mwaraje muranuka ushaka ubuzima bwanjye agira ngo mwari mwabirepese ewana ndangije icyo gihe nahise ndakara nahise nikarabira mpita nigendera nza kuza nijoro nk'ejo muraza oya ahubwo nubwo nakwibuka icyo gihe hari akamaze kurakara itumya ngo ntabwo uri kubyemera uhita uvuga ati nitujyaneho nawe wirebere noneho turagenda tugezeyo barapima bahita basa nawe uhita usanga ndatwite bahita banagufatira bahita banakubwira ati nakubwiye tugende bagupime ngiye barampima nyuma abo twajyanye nyine ubwa nyuma nyine tuvuyeyo nibwo nyine nanjye ndabikwereka uhita uvuga ati ntabwo ndi kubyemera tujyane nanjye twigire icyo gihe tuzamuka tujyane njye nawe ko ni mundimo ntago ari umunsi ukurikira oya twese tunajyayo nagiye nka mu gatondo nza hakiri kare bahita ubwira nanjye tujyeyo ntabwo nabyemera ko hari nka nimugoroba hari kare n'izuba ryari rihari hari izuba riteye ubwoba uhita woga amaze koga urambara uhita unamanagura muri avuga ati rero ihangane tujye nanjye nirebere maze turagenda nawe ugezeyo urababwira dutanga ibyo tugomba gutanga tumaze kubitanga bareba nawe usanga ndatwite si ugupima se hano bapimagara bahita bagufata amaraso nanjye bamfata amaraso bahita banyandika no mu gitabo cy'abantu batwite icyo gihe uri kumva icyo gihe batwereka n'ahantu tugomba kujya bakatwandika ngewe nawe icyo gihe ariko bari bababajwe ko utazabona ifu icyo cyari kiguhangayikishije none icyo gihe noneho shaka kiragiye habayemo saga nyinshi ni atari kwezi ndangije urukundo rwanjye na Kereva rurakomera gutyo umaze gukomera ariko mu rukundo rwanjye nawe twahuriyemo n'intambara nyinshi shambana intambara nyinshi cyane byo ntago niba ngombwa tuzabibabwira tuzababwira part 2 ya kuko ni byinshi cyane mbonye nurazi icyo gihe nari nkiri mutoya iyo umuntu atwitiye iwabo cyangwa umusore agatera inda akiri iwabo ababyeyi ntabwo babyumva bikiro naho n'ubuzima umuntu aba arimo nta kazi aba ari ibintu bigoye cyane umva bigoye cyane ariko buriya umusore uzagira amahirwe cyangwa n'umukobwa ajya yirinda nyine umusore ngiye navuga ku basore gutera inda nyine umukobwa ukiri iwanyu nyine nawe ukishakisha umva ewana bari hatari kabisa nyine bibaho igihe noneho igihe cyo kubyara icyo gihe nyine twitwara byakiriye ibyo byararangiye igihe cyo kubyara umva igihe cyo kubyara noneho niho nahise inza yarabyaye hashize iminsi ibiri ko baguhamagaye nkiri kwa muganga ntanataha kubera yuko baje kumbwira ko babyaye nka saa 8 z'ijoro icyo gihe ikintu gitangaje wari wanze no kubyara kuko ikintu gitangaje icyo gihe navuye nje kugusura watashe mbona uri muzima nza kugusura maze kugusura turaganira
noneho tugananye n'ibintu by'umwana ukuntu bizagenda ibintu nk'ibyo ngibyo noneho bitantaha mwumve ko nari ibintu bitangaje ntashe ngera mu rugura namerekeza uziyura umuntu biwabo ewana ukumva ngo umuntu umukobwa watenda ya ewana siko numvaga afite isoni narangije turataha anamerekeza pe angeza mu nzu ndinjira gutyo nyine abantu ari bazi ko dufitanye nyine ko dufitanye impamvu ntabyemeje ati icyo gihe ko naberekeje nka 12:00 gutyo no wamerekeje nka 2:00 za nijoro ubwo rero ngenda atangajwe nuko umuntu aje ari kumbwira naravuze ati se mutwa turi kumwe ari kubesha navuga ati ngo akose ngo twa turi kumwe nijoro ubagira umusazi nahengeze mu rugo indiranja icyo genda nasinzire ntabwo nari nzi ko indiryana rero Kebora shayi muna byaraganda bari murujije. Abari atari. Jabu cyoge narindi abantu barashe nyine barabimbwira abo nkajya numva abantu mama bakajya bandeba noneho ahantu nabimenye ko wabyeye neza ahubwo nabaga ntakubonye kwera ko amwebwe noneho mwabyeraga ntabwo bahageraga bona nire nagiye ahantu nabandi bacama nyine ahantu mu kabari twaciringiraga bona abantu bari kumbwira ngo congratulation bari kunamo ndabaga tuzijya bintu wasaga bise none atangije no kanijoro mbyutsa mudogo ndambwira ati ndikumva mu ndari kundya sinzi ibintu biri kundya niko namubwiye gwehe utasanga ngo ugiye kubyara ubwo si umuntu agiye kubyara gutya bimera ndangije noneho hari ibimenyetso bizanye n'umubyeyi nyine ari hafi kubyara nibyo bimenyetso bitabwiye mudogo ngo dore ibintu bimbayeho ntabwo yari unabizi ntabwo nasinapona ari gugambira narinjye nakwibwirwa niki munangire n'umwana mutoya nose wagiye kwa muganga n'amaguru cyangwa barakujyanye nagiye n'amaguru ndangije icyo gihe mudogo atabyuka turakaraba banshiriza amazi ndoga amaze koga namugaraga pinje namuraga bimeze gutya nagutse gatinzagira ibyankorera ndangije turagenda tugezeyo yuri kubyara bwa mbere mukiri mu rujishi nta makuru ufite inda yarandiye nagiye 12:00 ngera 9:00 za nijoro aranatesetse icyo gihe hari uhavure no kuvuga ngo rasi ntabwo uzongera kubyara icyo gihe nyine wamaze kubyara hashize iminsi 2 ewana hashize iminsi nk'ibiri mpita nza hano barambwira ati nyine uza kumwe muje kumbwira kuri bugende ngo ndaza iryo joro atenge iryo joro nk'ejo yaho naraje waje nyine waje kumubwira kumwe n'andi bajama bagenzi bawe nk'ejo mu gatondo ngewe ariko ibintu byo kuzana nubwo nari nabizi ngewe narucaga amazi byabaye sereye nyine bambwiye ngo ndaza ndeba umwana twese nagiye mbabaye pe ako sikugenda umwana aragahinja ataruzuza n'iminsi ataruzuza n'iki nawe utarakira nanjye narakira nkiri kukisha ikintu cyambabaje urani bari kintu sigaranye gahinda cyo gihe disi waje kunsezerana amara aratemba ndarira muzibana kubona umuntu aje wabyaye nuzi ko mugiye wenda kwenjenga urukundo rw'umwana muri kumwe noneho agahita yigende kumva ngo mu gatondo ndagenda narababaye narengiri ku kiriri ntashobora kweguka ko nyine tamerekeza ngo ndenze ntanamwerekeza ngo murenze irembo maze araza ngo ndagiye Yesu we nararize agahinda karanyica ndabwira sawa uzagiye urugendo rwiza tukaba tuvugana kuri telefone ari muri ligue umunsi wo kuriraho sasi niho nabonye ko ibintu birangiye umunsi wo kurira hari umuhungu nyine inshuti babanaga gato nonzaniraga telefone none icyo gihe urambwira ngo murira nijoro avuga ataragiye ntawe tuzongera guhurira mpangayika gutyo mara iminsi mbabaye nkajya mvura ku marange si tuzahura koko ndangije
uragenda nawe umwana ntumuzi uwo munsi nta mafoto gusa ujya ureba ya kuko yari umwana muto yari uruhinja umwana umaze iminsi ngahe urumva yari muto yari umwana muto nanjye nyine nageraga amatsiko yo kuzamubona ikindi ni ukuza tuvugana ukagenda akura agize umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 twongeye guhora afite imyaka 5 umwana afite imyaka 5 afite imyaka 5 bibaze gusiga umwana ari uruhinja w'iminsi 3 ukongera guhora umwana afite imyaka 5 yanye n'umuntu tu aba nyine akumbura ibihe akumbura nyine kureba umwana tubura afite imyaka 5 mbo twongera turahora ndongera ndeba umupeti ndongera mbona umuryango ikintu cyarangaye n'igihe tuzana muri Amerika Rano banjye niba ari isoni niba ari iki nawe ko ari umuntu twari tumaze igihe tutabonana namwiriyeho mbega ku myinshi ariko wari ufite isoni zamuka kandi twarazanye njye nawe twaraje uje kututura ku kigo cy'indege ari njye nawe twaje njyewe banyiri ariko wanga no kunsuhuza naragusuje no hari igihe ubona umuntu bitenye na moso y'umuntu bitewe n'urukumbuzi nyine uba umufitiye ukavuga ati senda muhobera guti senda mu banze kunsuhuza wari wanze no kwinjira mu modoka nanze no kwinjira mu modoka yawe ngo nyigendemo no kari ukuguhata no tunaza ntari no kuvuga nshiga ndagira ngo bitamo amadarubindi yambaye birineti nta nijoro bipfutse kugira ntaza guhuza n'amaso ku manange rwari urukumbuzi pe nta rundi rwango rwari rurimo rwari urukumbuzi ndangije ngenda menyera gutyo ibindi tuzabibabwira kugeza na n'ubu ngubu umugabo wanjye twabyaranye umwana wanjye wa mbere nta n'uwo tukiri kumwe nta n'undi nzanashaka ntawe rero babaga bambwira umururumba nta wundi mugabo nzashaka azagira uwibesha ngo amusunutseho amazuru uyu nguyu rero tuzasazana mpaka imvi zibaye kuva zamani uyu twasanyaga twakundanye ntawe ufite nta mani nta bodi nta faranga yigira nanjye nta faranga nigira turi mu bukene imana iducira inzira tugezaho amafaranga ari tugezaho amafaranga ari ntabwo ari tugiye kuzagira ni uku urukundo rwacu rwagenze ubu turaba papa turaba mama ubu tumaze kubyara imbyaro nyinshi ubu ngubu mbese dufite hungu na kobwa igisigaye n'ahimana imana izabamo twifuza yuko nyine twazasazana tukazamera imvi tukaba abasaza dukundana tunasabira nyine abandi bakira abakobwa bari gupanga kubaka cyangwa abandi bafite abafiyanse niba ukunze umuntu nyine ujye umukunda ntacyo umuciyeho kuko ushobora kumukundira ibintu uyu munsi ejo akabibura kuko ibyo twese nta muntu wavukanye ibintu ushobora kumukundira ibintu ubu ngubu ejo bigashira ukazasanga uricujije cyangwa ushobora kumukunda nta kintu ari cyo ejo akagira ibintu buriya wowe gusa uzajya ukunda umuntu ubikuye ku mutima ibyiza n'ibiza mu bisangire ibi n'ibiza mu bisangire icyo gihe ubuzima muzabushobora ari ibyo ngibyo subscribe share comment like tuzahaha part 2 abazabishaka muzatere comment abazashaka urugendo tugeza no muri Amerika tuzaruba waruciye muri makeyara comment hasi abashaka urugendo rwa kabiri tugera hano muri Amerika sawa ubwo mukiri kumwe